Marine barayishe murabona ubugome bw'abantu aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego reba uburyo bica umuntu Marine barayishe murabona ubugome bw'abantu aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego reba uburyo bica umuntu ryitwa irondo ry'umwuga ariko hari abarebana nk'iritagira umunyamwuga. Ryitwa irondo ry'umwuga bamwe bakabibona nk'irizira ubugangamugayo. Ryitwa irondo ry'umwuga ugasanga hari abarirega ubujura cyangwa gukorana n'ibisambo ribikingira ikibaba bakarihemba cyangwa se bakagabana ibyibano. Ibi byose ukuri kwabyo kubibonera gihamya biragoye, abandi bakavuga ko ibihamya byuzuye. Hakaba n'abavuga ko rirutwa na daso ryaje rije gusimbura mu gukemura ibibazo n'amakosa yigaragaraho. Ese irondo ryitwa ry'umwuga ko rikomeje kwangiza hamwe na hamwe rirangwa n'urugomo byaba biterwa n'iki? Ese ko bigishwa byiza kwitwara neza, discipline, kubaha ikiremwa muntu, kudahutaza, kudahohotera, habura iki ngo bikorwe? Ese ko ribarizwa muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ubundi rikaba mu nshingano z'uturere n'imijyi, cyaba ari kimwe mu bituma ritajya gikurikirana? Tutabatindiye aya mashusho amaze iminsi mike, ntituramenya uko byarangiye, twaragerageje turaheba. Uyu mwana muto bitaga Umahine yatakambaga avuze induru agira ati ntabwo ari njye, nta cyaha nakoze, nta kosa nakoze. Abamotari n'abandi bagenzi bari bitambitse imodoka y'irondo ry'umwuga ngo itamutwara kandi bamubona nk'uwarenganye. Kubyo mwiyumvira si mu mahanga ni mu Rwanda. Byarangiye biti? Ufite icyo ubizeho wazakitugezaho tukayitangariza dukurikira. Marine barayishe murabona ubugome bw'abantu aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego reba uburyo bica umuntu amakosa mukora n'uruhare azagira ku muturage ndetse no ku isura y'ibintu. Rero tubona mu bitangazamakuru by'abarwanya igihugu iyo bagize imana bakabona amakosa mwakoze, ayo ngayo ababaye intwaro kuri bo kandi ntaho gutumye gukora amakosa. Umwanya magambo mwagombye kuba mwaratoranyijwe abandi bantu bafite discipline. Discipline ushobora kuba ufite ubushake ariko nta discipline. Ushobora kuba ufite imbaraga ariko nta discipline ufite. Iyi myitwarire itari myiza mu bijyanye n'umutekano aho ngaho nta tolerance. Ushobora kujya mu murima ugahinga umurima ukawurangiza nta discipline ufite. Abantu baza bagera imyaka ubundi ikazamera nta kibazo byazagira, ariko wowe discipline yawe, imyitwarire yawe, imigenzereze yawe igomba kuba igaragaza isura twifuza. Marine barayishe murabona ubugome bw'abantu
aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego ureba uburyo bica umuntu. hari amakosa twagiye tubona rero umunsi ku munsi, hari amakosa y'abantu biba. Marine barayishe, murabona ubugome bw'abantu. Aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego ureba uburyo bica umuntu. Marine barayishe, murabona ubugome bw'abantu. Aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego ureba uburyo bica umuntu. Murabona ubugome bw'abantu. Aramwishe mwamuretse ubugome bwawe yego ureba uburyo bica umuntu.